izina ryubakwa n'ubunyangamugayo cyo ni cya mbere rigasenwa no gukunda umugayo uko niko umuntu asenyuka iyo utabasha guhagarara mu byo uvuze cyangwa mu byo uvuga izina ryawe rirasenyuka. Dukomeje kubaha ikaze mwebwe mwese mubana natwe kuri The Light TV. Uyu munsi twongeye kugaruka tubagezaho byinshi bitandukanye. Twabwiye ko tubagezaho ikiganiro gikomeye cyane. Iki kiganiro kirimo topic yitwa kubaka izina. Ni ikiganiro ariko tugenda tugaruka mu kubaka izina mu kwa abantu, ibyo bagezeho, ibyo bakoze, impamvu y'amazina yabo yagiye agaragara, izina ryubakwa gute. Uyu munsi twabatumiriye umutumirwa muri kubona hano kuri The Light TV imbere yacu, imbere yanyu, yagiye kutubera umugisha atubwira ku kijyanye no kubaka izina. The Light TV irakwakiriye cyane tuguha ikaze. Ya murakoze cyane, natwe twishimiye abakunzi ba The Light TV. Yego. Bose bahabwa umugisha n'Imana. Kuba kubonye rwo bwa mbere wabibwira. Nitwa Cyprien Hakizimana, niyo mazina yanjye, ndi umukozi w'Imana. Imana iduhezagire twese. Ariko ukaba uri umupapa, iki kintu nuka gisiga. Urumva ufite n'impeta. Ufite n'impeta. N'ibimenyetso bitabyigaragaza, urabona umusaza nkanjye ushesha kanguhe, niyo ntabivuga birivuga. Murakoze cyane. Turakwishimiye. Murakoze cyane. Iminsi myinshi. Ni myinshi cyane kubera impamvu zimwe cyangwa izindi, ariko twese twongeye guhoberana muri The Light TV. Muri The Light TV. Murakoze cyane rero kuba witabira ubutumire bwacu. Mu kiganiro cyacu tugiye kugaruka ku kitwa kubaka izina. Kubaka izina kuri wowe ni iki? Tukwiriye kubanza kureba inyubako, dukwiriye kubanza kureba inyubako ni gute umuntu yubaka no kugeza igihe umuntu yuzuza. Kandi kubaka izina biri mu buryo bwinshi. Buri mu buryo bwinshi, ushobora kubaka izina ukora ibyiza, ushobora no kubaka izina ukora bibi. Bivana nuko umuntu atekereza mu mutima naho ashaka kwerekeza. Iyo rero niho navuga ngo icyo nicyo kigusunika, kikugira ushaka kuba we bitewe n'icyo utekereza. Ahubwo turaza wenda uraza kumbaza uburyo umuntu abigeraho. Oya, turabigeraho. Muri iki kiganiro nyine, muri kiganiro harimo kubaka izina, nibyo tuyogarukaho. Ni ibibazo 12 ngiye kubaza. Ibibazo 12. Icyambere cyo ni imperuka, ntabwo ari imperuka, ariko imperuka ntabwo ari imperuka. Icyambere kimaze kugisubiza. Icya kabiri, kubaka izina bigaragazwa n'iki? Kubaka izina bigaragaza n'ibikorwa umuntu akora. Hanyuma icya gatatu, kubaka izina bitwara igihe kingana gute? Ntabwo bitwara igihe, ariko nanone bitwara igihe. Ibi shaka kuvuga iki? Ibikorwa ukora ubwabyo bishobora kumenyekana vuba cyangwa bikamenyekana bitinze, ahubwo biterwa n'ibyo bikorwa wakoze. Izina ryubakwa n'ibiki? Izina ryubakwa na nyiraryo, rikubakwa n'ubunyangamugayo, rikubakwa n'igikundiro n'amavuta Imana igushyizeho. Donc ikindi cya kabiri navuga cya gatatu, ryubakwa n'abafana. Abantu nibo bakwemera bakarikuza bakarigeza kure. Okay. Hanyuma se izina ryubakwa n'ibiki, risenywa n'ibiki? Izina ryubakwa n'ubunyangamugayo cyo ni cya mbere, rigasenwa no gukunda umugayo uko niko umuntu asenyuka. Iyo utabasha guhagarara mu byo uvuze cyangwa mu byo uvuga izina ryawe rirasenyuka. Ariko kandi iyo umaze kumenya guhagarara no kunoza neza ibyo ukora, izina ryawe rigomeza kugenda rizamuka. Okay. Bwana Cyprien, abantu bose bubatse izina? Bose bagiye bubaka izina mu ngano yabo. Ni ukuvuga hari ubaka izina mu kagari, hari ubaka izina mu mudugudu, hari ububaka mu karere, uwo ntamenyekane ku ruhando rw'intara, hari n'urwubaka mu rwego rw'igihugu. Buri muntu yubaka izina bitewe n'urwego
ariho. muri make buri bantu bose bubatse izina bose bubatse izina ariko nta muntu utarubaka izina ntawe. kuko nta muntu utazwi nibura n'abantu 100. ukuri umuntu utazwi n'abantu 100 yaba ataravutse. ni izihe nzira zihesha umuntu kubaka izina? inzira za mbere zinyura mu bitekerezo. uwo shaka kuba we niwe unyereka, niwe ni inzira ya mbere. iyo nzira rero ishamikirwaho n'ikintu cyinshi n'ibindi byinshi. ni ukuvuga ngo ibyo nashatse kuba byo bifite n'icyo bisaba. ni umwanya, ni ukubirwanira, ni ukubikorera, ni ubushuti nubaka mu bandi baryubatse, bikasunika nyine binjyana aho ngiye ngomba kugera. kubaka izina rero iyo nimwe n'inzira. icya mbere ni ubushake. aha tugeze ku kibazo cya 7. umuntu yubaka izina mu yihe myaka? hari kuba mutoya, hari kuba ingimbi, hari kuba umusore, kuba mu gikwerere, ku musaza, umukecuru. nihe myaka umuntu yubaka izina? imyaka yose wakubaka izina. ariko ikibazo kibaho mu buzima, kubaka izina ushaje nicyo kintu cya mbere kivuna kandi cy'igihombo. kubera iki? kumenyekana ushaje, utazabifiringa, utazavugwa n'icyo gihe, nabyo ni ikindi. ariko kubaka izina ntibigira iherezo, isaha n'isaha byakugwirira, ni ibintu byizana. urakoze cyane. ariko kuryubakwa ukiri muto, kubitegura uri muto, biri better than kurenza ibindi. tugeze ku kibazo cya 8, ariko nagira ngo banze ufate ku cyuho hariya twateguye. mwari munyicishije icyaka twakuzaniye, urabona ari iki? ni akandi. bayita natural mineral water. amazi y'umwimerere meza cyane. ni amazi meza cyane hariya kuri Nyirangarama, cyangwa se kwa Sina Gerard, nibo baproduce iyo produit. ni meza cyane kuko iyo yanywa hari ukuntu umuntu aba ari kuyumva, kumva ari kumanuka neza, aramanuka neza rwose. arakoze cyane rero, twagiraga ngo abanze agire ukuntu yigenza. Yitse gato hanyuma nuko tubigenza. iyo wageze muri Direct TV tukugezaho kandi tukugezaho n'agashya kubaka izina. urabona ko nabo bubatse izina sajya kuba yabaza neza, bubatse izina ryitwa kandi. urakoze cyane. bagira kandi bakagira akarusho, bakagira gutyo, ni twinshi bagira twagashya. twagiye. ni ibihe byiciro by'imibereho bigaragaramo uwubatse izina? ndavuga abishoboye, abatishoboye, abakene, abakire, abato, urubyiruko, abakuze. muri ibyo byiciro ni hehe hubakwa izina? ibihe byiciro bigaragaramo uwubatse izina? iyi zina bamaze kuryubaka ribakuzanira bose. muri ibi ni hehe hagaragaramo abubatse izina? icyiciro cyose cyabyara uwubaka izina. cyose cyabyara uwubaka izina. gusa uwubatse izina ntaguma uko yarari, yimuka mu cyiciro ajya mu cyiciro nyine cyane. ariko ahantu hose bya byiciro tuvuze birimo umukandida wakubaka izina. murakoze cyane. hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore ni hehe hagaragara abenshi bubatse izina? mu by'ukuri ushobora kuvuga ko ari abagabo, kubera ko nyine bakunze kugaragara cyane. ariko iyo tugendeye aho ngaho tugendera no ku kibazo cy'amateka. amateka yagiye asubiza inyuma abagore, ariko si ukuvuga ko atari afite performance mu mpano zabo. ariko uyu munsi urabona ko nabo bari kuzamuka mu kubaka izina. ni ukuvuga rero ibyo si impamvu zabo, ni impamvu z'amateka. hanyuma ushatse kuvuga ko ari hagaragara bubatse izina cyane? abenshi ubwo nyine birumvikana ko ari igitsina gabo, kuko nibo bakina imipira, nibo bakina amafilime, ndetse n'ibindi byinshi. ariko uyu munsi biragaragara ko no mu bagore bari kuzamuka cyane mu kubaka izina. yego urakoze cyane. ikibazo cyacu cya 10, hagati y'abagize amahirwe yo kwiga imyuga, amashuri yisumbuye, kaminuza n'abatarize, ni hehe hagaragara cyane abubatse izina? navuze ko kubaka izina ni mind, ntawe ubiforomera,
ahubwo ni ukuba ufite imboni ireba kure. Imboni y'ureba kure ntishingira ku by'umuntu yize, yego, ishingira kuri wewe, yego, we nyawe w'imbere, akubaka izina. yego, Hari n'abandi bubaka izina rero, ubwo ni ukuvuga ngo nderekana ko hantu hose muri ba bandi twari tuvuze harimo umukandida wo kubaka izina. Bivuga ngo waba utarize waryubaka, waba warize wanaryubaka, bivana n'imboni ufite n'amaso areba kure ari muri wowe. Ni ukuvuga ngo buri muntu umukandida wo kubaka izina. Murakoze cyane. Icya 11, ikibazo cya 11, ni izihe ngaruka nziza zo kubaka izina duha ingero? Ingaruka nziza zo kubaka izina ni nyinshi. Icya mbere, ntiwakubaka izina ngo bigusigire inzara. Ingaruka za mbere ziba kuri wowe. Kubaka izina bihindura imibereho yawe n'umuryango n'igihugu. Nta muntu wubaka izina kandi aryiyubakiye, aba yubakiye abandi. Kuko niba uyu munsi nagenda nkamamaza MTN cyangwa Tigo cyangwa niki, ubwo ni njye w'abandi. Bivuga ngo rero siniyubakiye nkanjye, ngyiyubakiye ku bandi. Ariko kandi birarema ingaruka z'uko nanjye ntabaho nabi kubera ko rya zina rirantu. Good. Murakoze cyane. Hanyuma icya 12 aricyo cya nyuma, icya 12, ni izihe ngaruka mbi zubatse izina duha ingero? Ingero ntago wenda ingero tuzivuze twazitanga mu bantu, kandi kuzitanga mu bantu ntabwo byaba ari impamvu nziza, ahubwo twavuga ngo bimumbeho biti. Ikintu kibi kibaho ni ukuba waragize amahirwe yo kubaka izina rikazarangira ntacyo ufite, rikazarangira ugifite inzara, ushonje, utabasha no kujya kwiyogoshesha. Ibyo biterwa n'iki? Ubwo bisanga rero ko wari ufite intumbero ariko udafite strategy. Wageze ku bikomeye ariko bigusumbye imbaraga. Wabonye byinshi ariko utazi kubara, utazi gusevinga. Rero ikibi cya mbere ni ukubaka izina ugasoza uri umukene. Ngize ngaruka. Murakoze cyane. Kubaka izina biroroha? Navuga ngo ntibyoroha, ntibinakomeye, kuko ubushake bukuremamo gushobora. Iyo wagize ubushake uba wanashoboye, iyo utakaje ubushake uba unaniwe. Ni ikintu uhatanira ukagikomeza, ukirinda gucika intege. Hanyuma rero urakoze cyane, turagushimiye. Turasoza utanga inama. Watanga izihe nama kugira ubwira abakunzi bacu n'abandi muri rusange? Ni izihe nama wabaha kugira ngo babashe kubaka izina? Inama ya mbere ishobora kubaha ishingira kuri ibi, nuko nakubwira ngo niba waratangiye ibintu ntuhagarare. Yego. Muri amwe magambo nkunda kuvuga, hari ijambo vuga ngo mu bitekerezo byawe niho hahishemeje hazaza hawe heza. Bivuga ko gutekereza neza kwa Dawidi kwatumye aba umwami wa Isirayeli. Kumenya icyo akurikiye nicyo cyatumye Elisa agabirwa imigabane 2 ya Eliya. Ndavuga ngo komeza ucokoze ibitekerezo byawe, nta wakumenyera icyo ushaka, ni wowe wize icyo ushaka, uzagera ku mahirwe yawe. Mugubwe neza. Urakoze cyane, turagushimiye cyane kuri Delight TV. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha. Asante sana. Ibihe byiza mwese mwakoze kubana natwe. Ni Cyprien, Cyprien Hakizimana, akaba ari umukozi w'Imana, akaba ari umuntu waba ufite television yitwa Irembo Ryera TV. Ibiryo igezeho naho uhita ubonaho ibibwiriza ndetse n'ibiganiro byinshi cyane. Twagushimiye cyane kwitabira ubutumire bwacu. Mugubwe neza. Ibihe byiza cyane. Turabakunda cyane. Asante. Bakore subscribe kuri Delight TV. Bana sharing. Bana sharing. Urakoze cyane. That's good. Okay. Merci.